Hello guys. Nsigaye njya kuvuga hello guys nkahita nibuka ukuntu abantu nyine bavuga ngo abantu twese dukoresha social media dukunda kuvuga gutyo, ukibaza nyine ikindi kintu ukundi kuntu wasuhuza abantu bikagucanga. Rero tugiye kuganira, ngiye guhata ibitoki, tugiye kuganira mpata n'ibitoki kubera ko ndashonje ndashaka kurya. Ubwo rero tugiye kuganira kuri story yanjye y'ukuntu kera ibintu byigeze kumbaho nayivanye, ukuntu nyine hari abantu banyitiriye mpita nibuka kera ibintu byigeze kumbaho, abantu banyitiriye kuri Facebook mpita nibuka ibintu byigeze kumbaho kera kuri Facebook. Ariko we mumbabarire mumbwire, ninde wavumbuye aka kantu ko gufata amavuta umuntu akabanza kuyashyira ku ntuza, akabanza kuyashyira ku ntoki kugira ngo amakakama ataza kumujyaho. Umuntu wabivumbuye kabisa ni umuhanga. Iraguye iraguye iraguye, ndararamye ndakeka mwese murambona. Ese buriya hari ikibazo? Ubwo rero nari ngiye kubabwira ibintu byambayeho, ko by'abantu banyitiriye byo tubireke, nyine ni abantu wenda bafite impamvu zabo bakoresheje amafoto yanjye kugira ngo wenda abantu bamenye ko ari jyewe, ariko ntabwo ari jye. Twigire kuri story y'uyu munsi. Sasa umva, hazagira umuntu unyigisha ukuntu babara inkuru. Nkunda kubara inkuru ariko sindamenya ukuntu bazibara, gusa nkunda nyine kuba nabwira umuntu nyine story cyangwa ikintu cyambayeho. Ubwo rero nkabona hano, sinzi ukuntu ndi kubona hano hameze, byantunguye cyane cyane cyane. Sinzi nimba ndi buze gutereka hano ari byo biri bube byiza kurusha gutereka hariya hirya. Murihangana kuba ndi kubatesitingiraho, murambabarira. Okay, ubwo rero ibintu byabaye kera 2016 namenyanye n'umuntu kuri Facebook. Tumenyanye icyo gihe nabaga muri home mu mujyi, ubwo naranigaga, nari nkiri umunyeshuri. Tumenyanye tukajya twandikirana, akajya ambaza amakuru yanjye, turamenyana cyane byekure, ansaba nimero ndazimuha, ubwo tukajya tuvugana bisanzwe. Rero nk'uko mubizi nikundira keya, ntangira kuzaza mpata keya saa sita, kampamagara mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Inshuti yanjye yankubise keya, ndashanganyikirwa ntangira kugwamo, ansaba ko twazahura tukamenyana bigiye kure. Ndabimwemerera, umutipe rwose turahura mu mujyi, bahuriye he? Kamere? Sinibuka ahantu twahuriye, ariko twahuriye Boboni. Duhurira Boboni, turicara turasangira. Nyine Boboni yayindi yabaga muri iriya supermarket, ibaze ko nayibagiwe we. Guys, biteye ubwoba pe, ntabwo ari jyewe wibagirwa kuri urwo rwego. Ubwo turahura muri Nakumati, turahura, and then tumaze guhura ansaba ko twakundana, ndabimwemerera, turakundana. Tumaze gukundana nyine nyine umva, twaraganiriye, turasangira, rishyura, turataha, birarangira. Umunsi wakurikiyeho
hashize igihe, haciyemo iminsi ansaba ko twazongera tugahura, ambwira sheri ndagukumbuye, nawe urabyumva nyine nk'abantu bakundana, ariko tukaba twarahuriye hehe? Kuri Facebook. Ubwo turahura, tumaze guhura umutipe arambwira ngo duhurire hehe? Fantastique. Duhurira Fantastique. Tumaze guhurira Fantastique, icyo gihe hari kuba karaoke kandi nyine yari yarambajije mu bintu nkunda, ndamubwira nkunda karaoke. Sasa ubwo arambwira ati tuzajye Fantastique, icyo gihe ari kiba hariya mu mujyi hano hirya yo kwa Rubangura. Turahura, tumaze guhura turasangira, tumaze gusangira umutipe mugenzi we aramuhamagara, aritaba, halo halo, uri hehe? Ndi hano mu mujyi. Ariko ubwo akaba yagize ate? Shyize loudspeaker kugira ngo menye, aragira ngo mbyumve, sinzi ni uko nabitekereje, yagira ngo mbyumve. Ati none se uri hehe ko ntashaka ko tubonana? Ati mbabarira n'ukuri duhure. Ati nagushakaga cyane. Ambwira ati rero ndi kumwe n'umukopine wanjye, waza ukahadusanga turi kureba turi kumva nyine muza karaoke. Ati okay sawa nta kibazo ndaje. Araza, hashize umwanya arongera aramuhamagara, ariko akaba sheri akaba nta muriro yari afite muri telefone ye. Yongeye kumuhamagara arongera aramubaza, none se ngo ndamenya ngo mwicaye hehe? Arumva umutipe aravuga halo halo, nyine nk'umuntu utamwumva. Telefone ibigize gute? Ibishizemo umuriro. Inshuti yanjye, umutipe aba arahinze, aba arashyushye, ntiza telefone shyiremo simukadi. Ari sheri rero, rwose iyo nagukunze mba nanakwizeye biba byarangiye. Ariko mwibuke ko ntago ndamusura iwe. Bwa mbere nyine twahuriye muri Bobon, bwa kabiri duhuriye aho ngaho muri Fantastique, nta hantu nyine handi nzi, nta n'undi mushuti we wundi nzi, niwe nzi wenyine. Kumbe bwa mbere duhura hari telefone nari mfite ya Motorola. Iyo Motorola ni za Motorola zazamurwaga gutya. Ubwo iyo Motorola ndabyibuka, anko wanjye yari yarayinsigiye, ansigiramo n'iyi simukadi iyi ngiyi nkoresha, simukadi yanjye nkoresha ya MTN, arabinsigira byose agiye kujya hanze. Ubwo rero yari yihenzemo gakeya nyine ko rero yarayibonye ahita avuga ati iyi telefone ngomba kuyitsindira. Ntabwo mbizi ariko jyewe nyine niko nabitekereje. Ubwo ngubwo twari twodarinze ibintu twariye, ndakeka nari nanyweye oranje 3, icyo gihe nari nkibasha fanta pe, nanyweye fanta 3, nawe ntiyanywaga inzoga, yanyweye fanta 2, twariye n'amafiriti na zingaro. Icyo gihe rwose Fantastique yagiraga n'igikoni cyiza bya tari. Byose hamwe mbese byari nk'ibihumbi 20. Ubwo ndi kugira ngo tugendane, umutipe aba arampwiye, sheri ntiza telefone shyiremo simukadi. Urumva mpamagare umutipe w'inshuti yanjye aze, aje ashobora kuza akatubura, ntabwo mubwiye neza ahantu twicaye kandi hano hari akavuyo. Ntanyimuha ashyiramo simukadi ye, nkuramo simukadi yanjye mfata mu ntoki. Urumva telefone ye kubera yari yazimye yahise ashyira mu mufuka we, afata iyanjye ashyiramo simukadi, ngewe simukadi yanjye nyisigarana mu ntoki, kuko bari kumara kuvugana akagaruka akagira ate, akansubiza telefone yanjye ngashyiramo simukadi. Rero urumva nta mpamvu y'uko nari gufata telefone ye cyangwa ngo mfite, nyine urumva byarumvikanaga. Umutipe ashyiramo simukadi. Sasa kumbe ni nk'agatiriki bari bari kumwe, mbese bari babivuganyeho mbere we n'uwo mutipe wundi. Urumva ampamagaye, ahita amuhamagara nyine uwo musheri wanjye, ahita ahamagara wa mutipe, umuriro wari umushiriyeho nyine. Umusheri wanjye
nyine w'umuriro washize bavugana wari ugiye kuza kutureba. Aha, arangije umutipe ikintu yakoze atangira kuvuga ngo ntabwo ndi kukumva neza, ngo ntabwo ndi kukumva neza, ngo cyangwa ngo sohoka ngo unsange hano hanze ngo unyobore, ngo kuko ngo ntabwo ngo ndinjira ngo muri fantastique ngo ni ubwa mbere ngiye kwinjira. Urotipe ahita ambwira ngo sheri ngo ndaje gatoya, none yari afite amakeya menshi ukuntu ambwira ibintu nkahita mbyumva. Sha umva tipe arasohoka ajya hanze, agenda agiye kuzana mugenzi we. Inshuti yanjye ndicara, saa mbiri, saa tatu, saa yine, saa tanu, saa sita, saa saba, saa munani, saa cyenda sorry. Ndicara saa tatu, saa yine, saa tanu. Saa tanu umuseriveri araza aranyegera ati se ko mutinyishyura fagitire mugenzi wawe yagiye? Ati mugenzi wanjye rero yasohotse agiye gufata, ariko ubwo umutima ukaba watangiye kundya, nkavuga se byageze hanze baramugonga ninsohoka ntibari bubyemere. Nkumva nyine ntabwo ndi kumutekerezaho ibintu bibi rwose. Mana yanjye w'abandi biragoye ko njyewe nafata nyine umuntu, wenda ubu ngubu nagutekerezaho ibintu bibi, ariko icyo gihe rwose nari narahura n'ubuzima bwinshi nyine ku buryo ibyo bintu nari kubitekerezaho. Umuseriveri ndamubwira rero tipe ndabimusobanurira ukuntu byagenze, yaniye telefone asohoka agiye gufata mugenzi we, none amaze amasaha 3 hanze. Ahita ambwira ati ariko si ubwo telefone yawe ubwo uriya mutipe ntiyaba yajya? Kandi kuri ya mutipe mwiza, urumva ubona ko atakiba, mwiza w'umusirimu rwose, ubona ko asobanutse. Arambwira ati kuko mana, ati none se ubwo ariko ntabwo yabikora, reka dutegereze turebe. Hashize nk'iminota nka 15, umukobwa ibanga sinarimubikije, kwihangana biramunanira, ababibwiye manager. Manager baraje aramvugishije, biba bigeze mu maseriveri bose, ye babo we, unciyeho akandeba, unciyeho akavuga, unciyeho agashuna undi. Umva sasa banshyira noneho ahantu banyitegeye ku buryo ntari bubacike. Urabona iyo intuza toilette za fantastique zari ziri ahantu hameze nk'aho umuntu asohokera ahita asohoka hanze ku ma esikariye ataha. Inshuti yanjye nkajya kuri toilette bancunga, nkagaruka bancunga, nkicara bancunga. Saa sita zimaze kugera, urumva igisope cyari cyarangiye, intuza karaoke yari yarangiye. Ubwo umugabo umwe araza arambwira ati se wa mwana we urakora iki hano? Ndamubwira ngo nari ndi kumwe na sheri wanjye, ariko namutije telefone asohotse. Masikini njyewe urumva nubwo nabitekerejeho, ariko nta kindi kintu ndi bukore, nta n'amafaranga mfite. Fagitire bayizanye nabibonye ko ari 20,000, sindi bubone amafaranga yo kwishyura, sinari kubona n'uwo mpamagara, mama wanjye wagowe sinari kubona n'ukuntu muhamagara. Sha umva birancanga buri kintu nkora. Uwo mugabo sha Imana izamuhe umugisha pe, yahise ambwira ati none se wa mwana we ubundi mu rugo ni hehe? Ndamubwira ati rero mba hano hepfo muri home, ndi umunyeshuri. Sha yaragiye yicara ku ruhande, yarabitekerejeho, atumura agatabi, arangije araza, ngiye kubona mbona ahamagaye umuseriveri wari watwakiriye, aramwishyuye. Ati rero ibindi bisigaye wa mwana we nawe ugire ute wirwarize. Sha ubwo ngubwo ntangira gutekereza ukuntu ndi butahe, kuko muri home bafungaga saa 3, ruguru bafungaga saa 3, nyine zari gate ebyiri, hari iyo hepfo ifata mu Kiyovu, hari n'iya ruguru ifata mu mujyi. Ubwo rero iya ruguru niyo bafungaga saa 3, niyo kenshi rero twacagamo, kuko iyo hepfo yari iteye n'ubwoba, n'abamotari bangaga kuhaca kubera ko hari igihe bahacaga bakabambura moto zabo nyine bakabiba. Rero n'uwo wabibwiraga yangaga kujyanayo sha. Ubwo ariko saa 4 n'ubundi zarenze, n'ubundi sindi bujye muri home. Muzi ibintu byambayeho, amahirwe nagize ni cya gihe nyine amasaha nyine bakeshaga bakageza mu gitondo. Ibintu byambayeho, naricaye aho ngaho mu kabari, imbeho sijya ugira imbeho, imbeho irankubita, umva
numva ngiye nko gupfa neza, numva ndwaye umusonga, ndicara kugeza mu gitondo. Nibwo bwa mbere, buriya ntimugire ngo hari iyindi mpamvu nanga ijoro, nibwo bwa mbere nari mbonye bucya gutya bugatandukana. Undi munsi nongeye kubona nyine bucya, ni umunsi tujya muri veye tugataha mu gitondo, ariko ubwo urumva ntabwo nahabonye hatandukana, ariko ho kuko nta n'ikintu nari mfite cyo gukora, naragiye nicara hahandi hanze, umuntu aba areba nyine mu muhanda, sha ndicara kugeza mu gitondo 12:00, kubera ko nibwo geti yo muri home bayifunguraga. 12:00, cyokora fantasitike bambereye abana beza rwose, barandeka ndicara kuko n'ubundi babaga bafite abakiriya, kugeza mu gitondo. Sha mu gitondo mpita mfata inzira njya muri home. Sha reka mbabwire, umuntu wese twahuraga agahita ambwira ati ego wabaye umukatolike, kubera ko nyine hariya twari duturanye nyine na ntuza na paruwasi, twaragiraga n'abakatolika, ubwo urumva abantu benshi bajyaga gusenga muri nibature ya mu gitondo, abantu bose bari bazi ko mvuye muri nibature, kuko ntabwo ibintu by'amajoro ntabwo nari mbimenyereye pe, nta muntu wari ubimenyereye ku buryo yatekereza ko mvuye mu kabari cyangwa mvuye mu bindi. Sha ubimbajije nyine nkaceceka nkakomeza nkigendera. Ubwo nageze muri home ndoga, ndangije nambara nayiti njya muri shapeli yabaga muri home, ndarira bana we, ndarira nkajya numva natera induru, noneho abantu baza gusenga mu gitondo bambona menya baravugaga ati disi uyu mwana hari nk'ikintu ari gusengera, byahise ko ari agahinda nari mfite ka telefone yanjye, n'ukuntu nyine sha uriya mutipe nyine yankinishije, mba ndarira. Sha sitori yanjye irangira gutyo, ariko nyine ibintu bya Facebook uyu munsi byiriwe nyine bintesha umutwe, mpita nibuka uwo muntu nawe ukuntu yanesheje umutwe, umva ndavuga ati sha Facebook nta cyiza nagiriye kuri Facebook, ndayitinya buriya, ndayitinya pe. Rero gayizi mwakoze kubana nanjye, mwibuke gukora subscribe, like, kandi tuzakomeza tubane no muri zindi story. Ndabakunda, bye, Imana ibarinde, kandi ni ukuri ukuntu mukomeza kunshyigikira ndabibona, ndabashimira, muri abantu b'agaciro kuri njyewe, ndabakunda, bye.